ijambo slay queen ntabwo namenye ngo ni ibiki. Umuntu ariyambarira neza ngo ni slay queen, yaba afite umwanya wo gusohoka cyane ngo ni slay queen. Amazina yanjye ni Nyampinga Leo kuri Instagram. Amazina bwite ababyeyi banyise ni Uwamahoro Clementine. Nkunda umukinnyi w'amafilme na muri Bamenya series. Mu bana batandatu ndi umwana wa kabiri, banze umuhungu abandi bakankubise. Bozari inzozi zanjye, ariko hariho umuntu w'inshuti yanjye arambwira se ukunda ibintu by'amafilme. Arambwira nyine yego ndabikunda, kuko nari nigize kubimubwiraho. Anje arambwira ngo nta kibazo nazakubwirira umuntu bita Bamenya, kuko nanjye ninsanzwe nyikurikirana. Ndavuga wow, byaba ari byiza umuntu ahereye hariya nyine, ko yaba ahereye hejuru ntabwo yaba ahereye hasi. Aramumbwirira, ndagenda ndakina. Ako kanya nahise ntangira. Aurore bampaye nkigeramo, bampaye role yo gukina ndi umukobwa tukote turi gushaka gushuka ketchup kugira ngo agarure diyama yatwaye. Oya nyine ntabwo ari diyama nya diyama, of course nawe urabizi diyama se hano mu Rwanda yapfa kuyibona. Uko natangiye siko ubu ngubu ndi gukina. Natangiye mfite ubwoba, nubwo mbere nari ngize imbere ya kamera. So rero ubu ngubu bwo nta bwoba, kina bisanzuye. Nkiri muto numvaga nari mfite inzozi zo kuzaba umudogiteri n'umukinnyi w'amafilme. Umuntu udusetsa iyo tugeze kuri set ni Bamenya na Ketchup na Tukote. Bariya babona nyine basetsa bose, nta n'umwe utavuga, barasetsa. Ikintu nkundira kuba umukinnyi wa filme first of all ni ukuba nakunze kuba namenyekana, kuko iyo uzwi hari ibintu byinshi bigufasha kugira ngo icyo kintu wowe ukeneye hari igihe byihuta kugira ngo gikorwe. No mu buzima busanzwe njye nkunda kureba filme. Ikintu nyikundira njye nandura mu mutwe. Comment nakira rero mu bijyanye n'utwo tuntu bakase gutyo, usibye akantu kamwe nakinanye na Ketchup nabonye kuri TikTok, ariko urabyishimira of course kuko hari intambwe uri gutera. Umukinnyi nakundaga ntarajya muri iyo industry, nakundaga Ketchup na Bamenya. So rero kuba narabonye byaranshimishije cyane. Impano mfite bitajyanye no muri industry no kumenya uko nk'ubu mpaye nk'akazi ukambwira ngo mbwira nk'umwenda nakambara bitewe naho ugiye, bitewe n'ibyo ugiyemo, wanabigukorera kugira ngo nshyire abantu muri mood. Rero tugenderanire hamwe, ndiyeranja nyine nkashaka uburyo mbikora kugira ngo haba mu buryo bwo kuba wakiramo igitsuri, cyangwa se haba mu buryo kugira ngo wenda ubasetse, kugira ngo cyangwa ubaganirize, wagerageza ku buryo abantu usanga muri mood yawe. Challenge ndigura nazo first of all ni role nkina harimo kubeshya, harimo gukina nyine ushaka ukundana n'abasaza, uca inyuma y'umugore w'abandi bagushuka. So rero hari igihe umuntu akubona muri iriya role, kandi ziriya ni filme, ni ibintu bakubwiye ngo kora, ntabwo aba ari wowe uri hariya, biba bitandukanye nawe ubwawe. So challenge nkora nazo rero ni ukubona nyine ko abantu bambona muri iriya look. Muri famille yanjye ukuntu babifata first of all nuko nanjye banzi, of course barayireba uko isohotse, uko byagenze kose barabimenya, n'ama interview yanjye barareba. Icyambere nuko njye banyizera, bazi yuko ibyo nkora mba mbizi, bazi ko ari inzozi zanjye kuva kera. So ubwo baranshyigikira. Ufite ababyeyi b'abasirimu nyine bazi ko nyine ari ibintu biba biri gukorwa, nta kindi kiba kirimo. Abantu babazi yuko nyine ngo ugiye kumenyekana. Rero icyo kintu agikoresha kugira ngo nyine agufatirane. Hari abantu rero bafatirana bakababwira ngo twabanza tukaryamana kugira ngo icyo kintu gikorwe, ariko njye ntabwo byigeze bimba. Inama nagira abantu nk'abo bahura n'izo nsagane, so ntabwo ari ukuvuga ngo niba wakwangiye, hari n'abandi bazi ko nyine bakubonamo impano kandi bakwakira. So rero ubwo umuntu uteye gutyo nta mpamvu yo kugenda ngo ujye kwandavurira kuri ibyo ngibyo.
ikintu maze kwiyigaho nuko iyo ngitangira ikintu icyo ari cyo cyose mba mfite ubwoba bwacu kuko ntari nakigeramo, ariko iyo nkirimo, iyo ndi mu kintu nkirimo nakisanzemo ni nko kubipa ibintu mbikora neza. Njye ku giti cyanjye mu buzima busanzwe bwanjye ikintu nkunda gukora, nkunda kureba filime, nkunda gukora siporo. Nkunda no kurya. Mu myaka iri imbere filime izatunga abantu benshi. Rana nk'ubu ngubu kuko nkina muri Bamenya, ntago bamenya n'abantu bakwishyurira inzu, ntago waburara. So rero bamaze no kumenya filime nyarwanda abantu benshi. Kera nta muntu washobora kureba filime nyarwanda avugaga ntago byase ni ibitiyatire nta kindi, ariko filime nyarwanda zimaze kurebwa n'abantu benshi. Mu minsi iri imbere rero zizatunga abantu benshi cyane. Bamenya ni umuntu mwiza, ikindi ni umuntu ukunda gusetsa. No mu buzima busanzwe ntago mwakicarana utari guseka. Tukote nawe ni umuntu mwiza kandi nawe usetsa ku buryo afite ukuntu ahindura ururimi ukagira ngo nta n'ikinyarwanda na kimwe azi, uzi ko hari n'ikintu umubwira agatanga icyo uvuze ngo ari igiki kandi azi ikinyarwanda. Kanimba nawe ni umwana mwiza ni umwana mwiza, agira urukundo, nawe araganira, arasabana. Ketchup mu ijambo rimwe namuvugaho aritonda, kuriya mubona muri filime ntago ariko ari ni umuntu uvuga amagambo make, avuga amagambo make bishoboka ko munahuye atari kuri set wakumirwa. Avuga amagambo make abaze kandi azi ubwenge. Soleil mu ijambo rimwe namuvugaho, nawe ni umukobwa mwiza, azi gukina nawe. Ikindi kuri abavuga ngo agira amahane, nta mahane agira. Hagati ya Soleil na Kanimba ni abantu batandukanye cyane nta kantu karimo. Burya nuko nyine baguhuza n'umuntu mugakinana ukabona ko mwahuje, ariko nta kintu kirimo pe. Bijou ijambo rimwe namuvugaho, nawe azi ubwenge, aritonda. Kuriya nyine mubona muri filime atandukanye nuko nawe ameze. Pole jambo mu ijambo rimwe namuvugaho, bonde nsanzwe nanaziranye nawe Afonso yuko tunaziranye muri filime, ariko ni umwana mwiza. Nkiga muri secondaire amafuti nagiraga kwari ugukerererwa. Muri Trancome ndajya ntoroka nkajya kugura nyine nka jus Fanta hanze. Niga muri primaire nko mu wa gatanu mu wa kane gutyo, ni mu wa kane katiyeme. Nari mfite umwana wanyicaraga imbere, yakundaga kogosha cyane, kogosha umutwe akamaraho. Urabona ari ukuntu ubugira ngo ujya ni hano ku mubiri. So najyaga mbona rero biryoheye kuba namukubita nk'agashyi mu mutwe. So akambwira ngo urampa ijana kugira ngo nyine nkubitemo agashyi mu mutwe. Nkamubwira okay ndariguha. Uno munsi umwe mukubitamo ntamwishyuye. Bantu umubyeyi papa nyine araza nyine arantunganyiriza imbere y'abanyeshuri.
nimba umumama mba numva nazabyara abana nka babiri, umuhungu n'umukobwa Imana imfashije. Ntekereza ko urugo rw'umugabo n'umugore biterwa n'umuntu ushatse. Iyo ushatse n'umuntu muhuje mugira urugo rwiza, nkunda kumva bavuga ngo ni paradiso, nk'uko bavuga nyine ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko iyo ushatse umuntu wiyumvamo, ushatse umuntu nyine muhuza, urugo rukubana paradiso. Ariko iyo ushatse umuntu mudahuza, n'ahandi mwateretanaga cyangwa mukiri muri dating, ukabona nyine harimo akantu kari kuburamo, icyo gihe ipfa kugenda gake. So rero iyo ushatse umuntu umeze gutyo, birakugora urugo rwawe byaga byakunda ntabwo ruba rwiza. Nkunda kwifotoza, nkunda ifoto, nkunda no kwambara neza. Kugeza ubu aya magingo ya ijambo slay queen ntabwo nanamenya ngo ni ibiki. Nuko umuntu ariyambarira neza ngo ni slay queen, yaba afite umwanya wo gusohoka cyane ngo ni slay queen, yaba atembera hanze ngo ni slay queen. Ntabwo nanamenya slay queen ninde, ni bwoko ki. Numva ko abantu bose nk'uko nanjye basigaye banyita ngo ni slay queen. Sinzi ngo slay queen ni biki. Niyo mfite look imeze ite, abantu bamfata nk'umuntu w'umwirasi, umuntu usuzugura, ugirira bad manners. Ariko like njyewe ndi umuntu ukunda kuba ndi mu rugo, ndi umuntu ukunda kuba ndi kumwe na famille yanjye. Nicyo kintu cya mbere kindyohera muri isi. Ndi umuntu ukunda, ndi umuntu mwiza, nta rwaserera ngira, nta mahane ngira. Ndi umuntu ukunda guseka cyane, ntabwo nawe wabibonye, ntabwo nkunda kurakara, nkunda guseka cyane. Inkundo z'iki gihe ni stress ku buryo udashobora kubyumva. Ni stress, hari nk'umuntu uvuga ngo yiyahuye abantu bakamuseka. Iyo uri muri relationship hari ibintu witangamo, hari uburyo uba ukunda umuntu. So rero njyewe mba numva akugira ngo ujye mu rukundo n'umuntu cyane, mu bana usange divorce ziri kuba nyinshi, iyo contraire ije ubwo byaba ari byiza. Byaruta kugira ngo umuntu ajye abana n'undi imyaka irenze ingahe, babana imyaka 6-7, nigera kuri iyo usanga ari kumwe ngo divorce bitewe n'ibyo bamaze kugeraho. Byaba byiza uvuze ngo tubane imyaka 2 dusinanye konta. Ngiye mbona ibyo byaba byiza kuruta. Umunsi wigeze kumbabaza, ni umunsi mama yigeze kumpa amafaranga barayanyiba kandi yari menshi. Mama yampa amafaranga menshi, ntabwo najya kuyavuga, arambwira ngo njye kuyabitsa kuri banki. Mpura n'umuntu arambwira nimufashe, ako hari kera, nimufashe kubera nyine ngira impuhwe cyane. Nkora muri ya mafaranga, abona ko mfitemo amafaranga menshi. Arangije namuheje 5,000. Arangije arabibona, sinzi niba ari imiti bagira, njye nashidutse nta gikapu mfite cy'amafaranga. Umunsi wanshimishije mu buzima bwanjye ni ukuba narisanze mu muryango ndimo. Mpuye na perezida wacu, namubwira ko nkunda ibikorwa bye, nanamukunda. Buri koko usibye ko nta munsi n'umwe nagira amahirwe yo guhura nawe, mubona nyine kuri namwe mumubona, ariko mbona ibintu aba arimo abizi. Ikintu navuga ku bantu bakuze bakina filime, njye navuga ko ari bo barumurdo banjye. Mbona ni kuba wari ufite impano kera, ukaba utaragize amahirwe yo kuba nyine izo nzozi zawe wazigeraho, ntabwo bivuze kuba ufite imyaka 40 cyangwa 30 utakina. Kuko bakina n'abantu bakuze. Nkenera mama wanjye, nkenera papa wanjye, nkenera grameri. Hari n'igihe bazanamo aba grameri kandi abo bantu ntabwo bakina ari njyewe, akina ari umuntu mukuru. So rero ndanabyishimira cyane kubona abantu bakuru bitabira ibintu nka biriya. Inama nabagira nuko mu Rwanda bakibifata nk'ibintu biri cheap gusa, ni ibintu bishobora kugira abantu akamaro, haba mu kugira abantu inama, haba guhindura umuntu mu buryo. Hari igihe nkina ndi umuntu nkagenda nkakina ibintu byawe neza. Rero iyo mpindutse muri iyo filime nawe ushobora guhinduka.
so rero inama nagira abantu bashaka kuyijyamo shamumba kuzijyamo ni nziza. Inama naha abakobwa muri rusange kuko sinanjye ndazikeneye ariko reka nanjye mbubwire izo numva muri nge. Inama nahereza abakobwa muri rusange ni ukwiyubaha. Burya iyo umuntu agufatiranye noneho ngo uri igitsina gore, umuntu akagufatirana ngo uko uri umukobwa, ntabwo aba ari byiza. So nyine twiyubahe, kanishyiremo nanjye twiyubahe. Burya utiyubashye nta muntu ushaka kukubaha, nta muntu ushaka kuguha agaciro utakihaye. So ikintu nabwira abakobwa ni ugukura amaboko mu mufuka, apana kurindira ngo baguhereze ngo niko tugomba kumera. Oya, kura amaboko mu mufuka, ukore, utekereze cyane nk'uko umugabo yatekereza.